wapfuye uyu munsi azuke mu izina rya Yesu. Impamvu ni iyihe? Pawulo yaganiraga n'aba Efeso, hanyuma ababwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, avuga uburyo Kristo yaje, ababwira impano y'Imana, ubuntu bw'Imana, arababwira anje ababwira ati ko mwanje hamwese, haleluya, namwe yarabazuye, mwabari bapfuye muzize ibicumuro by'ibyaha byanyu byo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mu gukorera muhatumvira. Haleluya. Hari umwami w'iki kirere ari we Satani wamanukanye na kimwe cyangwa cy'abamarayika bahinduka abadayimoni. Iyo myuka mibi yose niyo iza igapropagatinga mu mitima y'abantu, hanyuma abantu bakishora mu ngeso mbi. Abo bantu rero natwe cyane ko twari tumeze, abo bantu Bibiliya bita intumbi, bari barapfuye. Bibiliya bita iki? Intumbi. Hari intumbi rero ebyiri, ndagira ngo tuzivugeho. Hari intumbi ebyiri. Hari intumbi ziri hanze y'urugo, hakaba n'izindi ntumbi ziri mu rugo zuriye inkiki. Murabyemera? Imana ishobora ko tubyemera twese hamwe. Hanyuma ubwo uwumvaga ari intumbi, abiri ndi kwivuga nagura amagambo yanjye kandi nawe ntunze urutoki, kuko nanjye ndireba nanjye nditekerezaho. Haleluya. Ijambo ry'Imana turyakira ijambo ry'Imana, turyakira ijambo ry'umuntu wavuye i Kigali, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Kuko Yohana ahishurirwa ari mu kigo cy'i Patimosi, yahawe ubutumwa ashyira itorero ry'i Sarodi. Yesu aramubwira ngo genda ubwire ngo nzi imirimo yanyu, kandi nzi ko ufite izina ry'ukuriho bari kutariho. Uri intumbi nubwo abantu bakubona ugenda, nubwo abantu bakubona uhanura ari kuri intumbi, nubwo abantu bakubona uvuga ubutumwa bwiza washyize muri koti uturutse i Kigali ari kuri intumbi, nubwo ubatiza bashyira muri Yorodani ari kuri intumbi, nubwo hanura ari kuri intumbi, nubwo uvuza gitara abantu bakenda kuri intumbi, nubwo kuri intumbi. Mwese ko murangwa murabizi, muza abantu tujye dufatira mu cyuho kandi twabemeraga ziriya bari intumbi. Haleluya. Ariko Yesu biteguye kuzizura mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu biteguye kuzizura ngo nzi imirimo yawe, ngo ufite izina ry'ukuriho. Aya mazina turabafite: Bishop, Apostle, Diakoni nkanjye, Perezida wa Korali, Perezida wa SEB, Umuvugizi. Aya mazina yose ni amazina agaragaza ko turiho, ko turi abantu bakomeye. None hari n'andi mazina none y'abanyaburayi twabatijwe, hari amazina John, ayo mazina n'ay'idini. Ayo mazina niyo agaragaza ko turiho. Ariko Yesu yararebye ugenda bambwire ngo ufite izina ry'uko uriho, ariko ntabwo uri intumbi. Imana turengere kandi tugire neza. Ariko uyu munsi none, haleluya, Yesu yaraje ngo namwe yarabazuye, izo ntumbi yarazizuye. Haleluya. Izo ntumbi yarazizuye ubwo zazituzize ibicumuro. Haleluya. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu yishakira, kandi kugakavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Tugire muri kavukire, kugakavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya mwinshi. Nta muntu mvuga, reka ngiye nivuga. Haleluya. Reka ngiye nivuga. Ndi mwarimu. Burya mwarimu agiye atanga ingero ku bandi cyangwa se atanga ingero. Reka ngiye nitanga ingero. Mboneka amatwi. Navutse mu muryango w'abantu benshi, kuko so kurera abagore 12. Imihangane. Ukomeza kugira se. Nawe rero urugero urumva kavukire iwanyu, urebe niba ari ukwiye kwicara aha ngaha n'ibitabo mu bya Kristo. Haleluya. Navutse sogokuru afite abagore 12, ariko ngewe nabonye n'amaso yanjye ni 6. Rero umuyobozi ku gihe cye muri za 40 igihe cy'abami yari umuyobozi n'intanga ushobora yaratwaye. Rero umuyobozi nyuma n'ahantu ageze kugeza cyangwa kumurenge akashaka umugore akabyara, akashaka umugore akabyara, akashaka umugore akabyara, akashaka umugore akabyara. Bazo byo bintu bashaka
bake urebye ababyeyi banjye ntazi ababyeyi bacu ntazi abaturage bagushyirira ibyo kurya no kunywa kandi buri rugo hari harimo gicaniro kota altari gicaniro tutambiraho nawe rero buri rugo habaga harimo igicaniro. noneho njyewe kwa papa noneho naho cyari kirije mu rugo uvuga ngo abahungu ba sokuru bose nabo babaga bafite igicaniro mu rugo. nanjye kubera ko ndi imfura ya papa igicaniro narakibonaga tugatamba ibitambo natwe ihene cyangwa intama cyangwa n'inka. Iyo ni famiye kwa papa na famiye kwa mama ari uko bimeze. Urumva kavukire ubu nakabaye mfite mikoro mbabwira ariko kubera ko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya! Imana ari umutunzi w'imbabazi. Niyo mpamvu mvuga zangaha nta cyana kimwe Imana itababarira. Nari indushyi nari ndi intumbi none uyu munsi ndi muzima mu izina rya Yesu. Haleluya! Ibyo bintu biragenda birakura bizamukira mu bwonko bwanjye birazamuka tukumva ariyo Mana nyine niba yavuga ibigirwamana mujye mwemera ko bibaho birahari rwose birahari. hari abantu nyine baba bahagarariye bitwa abapfumu abagirwa batanga n'ibitambo. izo mana zirahari ntimukajye muzitinya ntimukajye muzipinga ngo ni ukubeshya. zirahari bizi twazanyabingi twazanyabiheko ayo mazina yose izo mana zirahari. Haleluya! niyo mpamvu ivugabutumwa rizahagarara nuko Yesu agarutse. Haleluya! noneho njyewe nabaga kwa nyogokuru iwacu bari batuye nkariya nyogokuru atuye nkanga tubaga muri compound imwe nkamuraza nyine nasokuru yabaga ari aho ngaho nabo bafite ikindi gicaniro baba bashyiraga inyama z'intonurano tukazirya, imitsima bavugiye amagambo tukayirya, inzoga bavugiyeho tukazinywa. Iyo ni kavukire. Noneho gushaka abagore benshi biragenda bya affectinga family yose, ubusambanyi buragenda buba umuco. Dufite imyenda mu miryango y'iwacu. Bavuga abana bavutse mu yaka mu byumba gutyo. Mu byumba. Haleluya. None wowe uramutse tutagiye mu buntu bw'Imana, wowe urumva amamikoro, urumva wansengera nka umudiyakoni, urumva wanshyira muri komite mpuzabikorwa. Ibi ni byo Pawulo avuga ngo bwa kavukire y'iwanyu mwari mukwiye kugirwa umujinya mwinshi. Kabagera gashyira rero nakoze muri Saint Andre, ko ngeze muri Saint Andre Nyimirambo, kuko nabonaga imigenzo y'iwacu bakora bajya guterekera n'iki no gusenga. Yo gupfuka amano mu nguni ukavugana n'umukurambere. Nk'uko nyine tubwira Imana tuyizeye, niko twabwiraga izindi Mana. Kavukire n'ibyo agatsindwa n'Uwiteka. Kavukire ni cyane karande. Saint Andre njyayo nabonye mwese muri butoya kuri gihe ndabaruta. Ko nagiye muri 1991. Sibyo? Kandi mwese murabo muri za 2001, 2002 na 3 na 4 buryo. Bagiye muri 1991 hanyuma bagenda twabaga muri home nziza ifite amakaro ifite buri kintu cyose. Hanyuma ngiye kugira ukuntu nigenza kwiherera, hanyuma tubaze za kizungu nyine nzamuye ka kantu kaba karacitse mazi nagenda kuvuga ni karabaye umuturage buranyishe. Nakoze iki? Nkuko umukristo agira ikibazo akajya guhamagara Imana, nanjye ngiye guhamagara Imana z'iwacu. Ndagenda njya munsi mu ruhafu rw'inzu ndapfukama mpamagara nyogokuru kandi yamaze imyaka 5 apfuye. Ndamuhamagara nyogokuru rwose ndengera ndapfuye rwose ndapfuye. Ndangije gusenga ndagenda kuri prefet Diritide niwe wari ushinzwe home ni yariye rero namubwira niba byagenze ko rwose mbabarira atigende n'ikibazo. Haleluya! Rero hari igihe Imana ikora ibintu twe tukabyitira izindi Mana. Imana yarengiriye neza itaneje abantu ica muri prefet agira neza si iyo tonde sinayishyura ngiye nibwiye ko nyoko nahamagaye rero wabikoze kubwa kavukire yacu.
ntitwari dukwiye kubaho, twari dukwiye kugirwa umujinya mwinshi. Haleluya, haleluya. Ariko Imana dusenga, Imana nziza cyane ishobora byose. Muri 95 papa afata ikintu cyitwa indaro zose. Indaro murazizi, ni nk'ibyumba by'amasengesho. Kugira ngo mwumve indaro, abone ibyumba by'amasengesho. Rero mu mbaraga z'umwijima bakoresha bita indaro. Buri cyumba bakagira umuzimu kiba kirimo, kujya kwambaza uwo muzimu. Muko bagenzi bacu bavuga batagatifu, sibyo? Batagatifu kanaka usabira. No mu mbaraga z'umwijima hari umuzimu witwa runaka bahamagara ngo ugire ikintu bakorera. Ariko Kristo, haleluya, haleluya. Petero atarabaga avuga ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru, haleluya, dushyirwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Natwe ratuzuye, natwe ratuzuye. Ikibabaje na n'uyu munsi wa none, isi ntabwo yemera ko Yesu azura. Isi ntabwo yemera ko amaraso Yesu azura, ko amaraso Yesu ahindura. Papa yaragiye arasenya indaro zigeze kuri 5 zose mu iwacu hose, arasenya ararimbura, bene wabo bamuvugiza induru, ariko ntacyo byatanze. Ubu uyu munsi none nyuma y'imyaka 30 nawe n'umudiyakoni mu nzu y'Imana. Haleluya. Mama nawe ntakiriho, ariko nawe yatashye arimba muri korali y'ababyeyi. Haleluya. Imana ishimwe cyane, natwe yaratuzuye. Haleluya. Ngewe ndivuze kuri kavukire yanjye na karandezi wacu, nawe uriyizi. Haleluya. Nawe uriyizi, kandi gitangaje ushobora kuba ukiri muri izo kavukire waje hano. Birashoboka. Muri korali z'i Kigali zitari zinangaha, hari igihe dusangamo umuntu ukoresha izindi mbaraga tukababona. Hari igihe dusangamo umugabo ufite abagore 2 kandi ari umuririmbyi. Hari igihe dusanga umukobwa wateretse abasore 6 kandi ari umuririmbyi. Izo ni iki? Izo ni za kavukire zikimukurikirana, ni za karande zikimukurikirana. Ntabwo aramenya agaciro k'amaraso ya Yesu, ntabwo aramenya agaciro k'amaraso ya Yesu. Haleluya, haleluya. Ariko Yesu yari ugiye ubundi bwo bugingo buhoraho ye, Mana data, ubundi bwo bugingo buhoraho ko bakumenya. Yari afite ikibazo ko abantu batamenya Imana. Ubundi bwo bugingo buhoraho ko bakumenya.